umva mani bro, ibi bintu postinze no kuri se kandi urabeshye umva se mani bimbwiye nta manite mfite, nari nkubajije kuri voice note uhita unsubiza umbwire niba koko ari ukuri. Mani ko twaba turaburije kandebe neza. Yampaye nka data. Hey basore, umva mani uzi ko mbonye ari ukuri mani, ndabona abantu bose babipostinze none inkuru igiye kubera hano, mva n'urwandiko reka nze nkwereke noneho hagiye gushya. basore wa mukecuru aranyica noneho. Nta gahunda zo gutaza. Wa mukecuru aranyica. Nta kintu agutwara. Aranyica pe. Mudashaka mbwira ubundi. Sheri ndibuka ko n'ejo bundi natashye ninze. No natari uretse ibintu byashe. Ani. Mbwira. Ngumeze ibintu byashe. Uretse. Mvuga iki? Ndashaka mbwira nyine. Ubundi iyo bitaza kuba ari sheri wakabaye witwa iki? Nakabaye nkitanga ikikishe. Babaye. Mbwira. Nyine ndetse n'ipinita. No. Ushaka kujya uvuga ngo wowe. Naho mani ntabirenze reba iyi nkuru ntabwo ari yo guhisha bro. None izo mbiri zihita usohoka tuvugane nareba nyine. Basizoka nze tuvugane nyine. Hasi wabanje ugasoma iyo nkuru ubundi ibindi bikarangira. Gusohotse tuvugana hanze. Hata nabirenze n'undi wabaye umugore mu rugo. Bro ngo by'umweru bibiri. Akira nze tuvugane. Byakoze iki? Ani ndaje. Byakoze iki? Ndaje shu. What is going on? Kuma nta kintu bikwiye. Hey. Nabo wishimye no kurongoresha. Ani ndaje. Wowe n'ubu bite. Oya n'undi ngengero. Aho yasize mu cyo. Oya. Bandi zibiza message mwamuri go. Wareba uretse mwereke. Ngaho reba abantu bose ko batabishyizeho. Ubuze ndabeshya gute. Turashize none. Hajya muri minsi ngahe? Cheka man. Reba neza ko bashyize ngahe 10 yose maniga. Ushyigimba banje. Bipari mu hariya. Nana kondo zihagije man. Mwana wabajwe na president wowe tumva ikintu cy'ikontenti. N'ukuntu urongoye umugore w'abandi muragiye. Ni profitation itanaba. Yibazo Ese kuma twabigize jokes mwana muhira. Reba iki kibazo kurikije none urabizi inkoni ni zose nta kintu turiho. Nibyo byihorere. Buryo ufite umugore mu nzu. Ufite inyama muri firigo nta maboko. Inyama se bura wamukata inyama ukayotsa ukayirya. Reko mwana ukiri bimeze n'umukobwa ko bari mu hano nganaye. Ese azajya twongereza n'ibyo gutwara ko Nginga mwana uziko ari iminsi 10 tutava mu nzu mwana. Amafaranga bifate mu kirima amafaranga ntayo abona gaze naje dashiriye kandi ko uzajya urongorana n'utariye. President azagushira kugira ushaka mvino wallahi bidiseri baba bamumaguye fojya fire murasekera mu mutima akaje waraye nabo naje nabo cyashira jewe rimwe navuze imbere naragiye ari byo turi kuganira ambwira mudashaka gutaha nibaze kongera nkinjira naho ujya tuzi n'ibindi ibyo gutaha nani ngiye ibyo bintu ngiye kubihakira umuzigo wawe ngende byonye ndi hanze muri barabinyoherereje. Asene umuntu badutunga wallahi nano kutumbira basi umuntu aramuze wo mu cyangwa se ari n'umuntu yaka amafaranga. Nimba hari ikintu cya mbere leta inkore cya vrai ndaje muri ani you know
Nimeho. ese be buriya umusohotse gutya mugenda mubana mukansi mumubona mumeze nk'abari kungurana ibintu Pardon. nawe ndakunda kandi ndakubura Pardon, ma chérie. ese umuntu atekereza Aho. iki Reka mubwire icyari kinza. Wambabarire se baba. wansabye imbabazi Nazi gusabye. Umva ikintu kibaye hano. Ni inkuru sinzi nimba ibabaje, sinzi nimba ishimishije, ariko ibyo ari byose ugomba kubimenya. Ubu tuvugana ajya rufite. Adukubise ikintu cy'umuhondo hariya ndani. Tangazo rirasohotse. Ubu tuvugana ngo inama y'abaminisitiri yari yateranye. Basohoye itangazo ngo twagiye muri lockdown. oya ntabwo babizi Wallahi. no way Ani, no way nega amatwi. baransha Indi kwica se. mama arankubita None se uragira ngo ugende bagufata kujyana muri prison. yego baba Hano uri safe, ushobora kumuhamagara umbwira ati bamfatiye ahantu. ntabwo ari ikibazo cyo kuba safe hano ndi safe really Yego, twarashakanye njye nawe Nusi ni paka abantu bari barashakanye. yewe mama ndamubwira ngo ahantu ndi mama ndi safe ndi kwa tante hano Ani reka mbwire. Barokinze country. Iyo barokinze umujyi ahantu hose uri birumvikana. Hani come on. please reka dushaka iki Ngwino mubwire, ngwino mubwire, ngwino mubwire. please Calm down, honey. come on ngwino Wisha ngwino hano, ngwino hano. baby sharika Uvuga gutyo, hani. none se Ntabwo wishimiye kuba uri kumwe nanjye. oya reka dushaka ikibazo nako ikisinzi Calm down. nako sinzi rwose Umva wumva. Titi. Utaryama. Mani nabuze ibitutsi. Ngaho imitasi basi niryamire. Asura araryama. Ese beke ejo ari akazi wowe? Shabra ntukansetse mani. Ntabwo wamenye cya gipapuro cy'igisitari mani. Ese igipapuro gihuriye n'akazi? Sawa none aho ngaho aryama. Ubu noneho ni nakaryama mbese nta kindi. Shazi imitara niryamye. Mani nta by'akazi. Nese uyobewe ko bashyizeho lockdown mani. Hande se bayishyizeho? Sawa. Tamuyobore. Uraryamye ndaje ufite akazi sasa. Umwana z'imitara ariko imikino. Mani byuka ejo n'ubundi nabwo uzaryama. Hani watuje tukaganira. Lockdown yabaye nta kintu turi bubihindure. Uracyari. shejo bisikeye nakubwiye ukuntu bayamereye Mama. natashye ntinze ibintu yarankoreye Hani mama wese mwubaha. uziko yarankubise musumba Simwubaha wowe. ntabwo uri kubyumva Ndi kubyumva cyane. Lockdown yabaye itangazo ryasohotse. Nta kindi dufite cyo gukora nyine. Ni ugutuza tugashaka solution. noneho ubwo se ndabyitabye iki okay ndi kwa boyfriend cyangwa nashatse umugabo Hani uri kumwe nanjye. Ibindi byose shira ku ruhande. babarira Relax. none Hani. Umva mubwire ikindi kintu kimwe utazi. okay ubundi se ubundi mu biki Umva mubwire. tuvugane basi umva mubwire ukuntu ugiye kugenda urabizi okay mama ndamubwira papa we ko nshimye ari umunyamakuru Reka muhamagare basi nigira fana mbyateye aho. mama None. umva mu bantu uzanatekereza ahubwo no kubeshya waba umunteje noneho Ngatuza rero. waba umunteje Tuza sheri. ese ndamubwira Turamusobanura uzamubwira yuko lockdown yamusanze ahantu mu bashuti urahaguma. mama ntabwo uzi ko ahita ambwira ngo uri kumwe ngo nandi ngo ni mu rugo rw'abantu ngo niki ngo mpereze ngo tuvugane mbwira ukuntu azumva urwo rujwi rwawe Nzarihindura nzavuga nk'umukobwa. Mwire mama nukuri. sha baby wibigira black Hani ntabwo ari ukugira black. Nose turakora iki? Mbwira. Hani. Relax. Reka nzi sibyo? Sibyo sheri? mugiye muri za nama se No, ntabwo ari inama. uriya muhungu mu bantu utagira n'ikinyabupfura Arakigira sheri.
mbese iyo asanze abantu bazavugana no gusuhuza wanyanze sibyo ntabwo nakwanze ntabwo ariwe wabiteye ariko I'm coming uragira ngo nseke ndaje sheri sibyo kumva be ndaje iminota mike isho love you sabe banguke mani bro byuka ase ibintu uri kuvuga uri se ngwino urebe message ngwino mweke cya gipapuro cyabaye gestari ngwino se mani byuka ejo uzaryama ejo bundi uryame 10 days muri lockdown uraho ngaho uraryamye ngwino mani mbikwereke tukatyo ubundi wowe ikintu cya mbere ni amakuru cyo ni amakuru uba ufite ngwino mani mwereke itangazo mwana titi nsanze uri kubigisha ngwino mwereke itangazo njye nari nzi ko ari ugutaha saa 10 none mani byahutse ni lockdown pure shati ukareka ibyo bintu nta kazi gahari bro ase taswera waje nkakubwira kweli ari kubusaza imana ndandebera nawe nise kandi ibi ni ibiki mwana idanse eshatu nizo nsigaye nimvuye mu karitasi aho kugira ngo bari imifuka y'ibirayi isigayemo hari umwana mubonye mubabaye uzi inshuro n'ingenzi ngo iminsi biraba bamusesemo ibizo dutatu iminsi 10 ngamba reka ndebe mbere kandi reba iki utugingirizo nta gihari nta gihinduka ndebe baby ndaje baby ndaje ihangane sibyo akira utangiye imikino go man numbihirize man babarira rwose kohereza siki ese kutangiye kubigabanya nese ngenza abantu ngewe natura ku mudugudu numvira kwizera ry'Imana umva nkubwire man reka brother nkizo ngiye nifite ikibazo mwana ibyo kuba ngo umwana wawe nashaka mugende mujye gushaka inyizo urebe iki gicuku niba uzi ko dusanzwe turarana icyumba ari kimwe umwana ararara he mfashaka ibintu kumbaza nese ubushatse kuvuga iki ukanyezo nsaze none ngiye ukambwira mwana ngiye ngo narara mu ntebe ngiyewe ariko man ntabwo njya gukavaringa man unkavaringa iki se ntabwo njya gukavaringa none ngiye iminsi 10 nkarara mu ntebe gusa umugongo nazawubona ukarara unjyanye ni gutora gusubira umuriro niba wumva ariyo solution cyuza turyame hari twese urakoze cyane turi batatu gira wa muginga ibyo bintu bishoboka mane niyo wakwirakaza gute ngiye hano ibyo bintu usumva bishoboka akuryamye mu ntebe wabi arara muri meti inde wese kutaharaye nangira ko ngiye kuryama ku bururu ari mu ntebe wowe banza urare nta kibazo umunsi umwe ndawukwemereye urare mu ntebe ngiye ndarera mu cyumba none n'iminsi yose ushaka uzarare ku buriri shati tireka brage wa mani ntabwo ari brage ngwino mwereke cya gipapuro cyabaye gestari ubwo nawe uraho ngaho ngo ejo ufite akazi mwana nsanze uri kunyinisha mani ntabwo ngukinisha ngwino urebe nta gipapuro cy'umuhondo njye nari nzi ko bari buduhe saa 10 kumbi mani ni lockdown 10 days kabisa nta gusohoka ese ngaho ngwino nimba uzi ngo ndakubeshya ndetse harya nari mbishyize yara ese mani reka ibitotsi kwa ujuju reba hano isi mwana ibi ni ibya kera warebye itariki se dore si ngiyi itariki iminsi 10 numva lockdown umujyi wa Kigali n'ahandi ntashaka kumenya nawe waryamye ngo ejo ufite akazi aho ngo mbwira turabaho gute igihugu nari nzi ko waje ubizi badeki ko numva uri kugona wicaye bisubizemo mande singibi iminsi 10 lockdown ubu njye
ndashaka ko iminsi 10 nzayiryama pe iki se ubu none akazi urumva ari ukuryama nize nkora iki nkora iki ufite amafaranga se basi yo ukora iki none iminsi 10 uremera uryama ntabwo urya nese ntuhari nese ninjye uzarya uzazana amafaranga tujye guhaha mani reka blague umbwire nta mafaranga make afite mani ntayo mfite ariko sinabura uwo nkura nka giteye ninde ukuguriza amafaranga muri laptop namubwira ko ari kunguriza namubwira ko bamfatiye stade bagiye kundaza muri stade ahubwo iyo ngingo y'ibintu sibyo ndabasha ko umuntu uba mesaje yohereze vuba vuba oya ntabwo bishoboka si ubu none yambona gute nese yaje kukureba ntiyakubwira kumvirimye umwana amubwira ibintu umubwira ko umva mwana ujya mbwira mvuse mana amasaha yagiye urabona amasaha yagiye kandi njyewe singishyiraho no kudabona singigira gute umwana mu mwavuganye ubundi so mugizaga nijoro ubizi gute ko turi mu ko ntawe bizakubaho umuvandimwe lockdown uko irangira hakazaza n'ibindi bitari lockdown ngaho none si ubwo solution weho heza shyiramo imiyaga urumva shyiramo imiyaga iminsi 10 ariko ni ibintu birenze kuba gufunga ukwezi se mwana hereza message n'ufite umuntu uguha amafaranga none urumva tubaho gute ko nta mfite urayafite mani bro ndabizi wowe uzi ubwenge warizigamye ni ubwenge bamugane kandi kuko nzi ubwenge mani bikore nta mafaranga mfite amafaranga mfite ntabwo adutunga iminsi 10 ufite angahe amafaranga 20 ko ariyo nararanye ko konti yanjye nta kintu cyari kiriho 20 twakiyemeje ariko ko udafite arya nk'umurwayi kandi mani ibintu biba bitunguranye gutyo nta nubwo twe ntabwo dufite nta nubwo kuvuga ngo ntabwo nta kintu dufite nta nubwo twigeze ubwo se 20 bavuga ko hari ikintu wigeze shana kiya bifite ubuzima mva mubwire nyine ayo 20 turashakamo ibintu by'ingenzi tuguramo umuceri kawunga nako kawunga ku mudugudu bazayigura ku mudugudu n'ibishyimbo bihira iminsi wewe mu bintu byo ku mudugudu abantu bose bagiye bagutereta wanga bari bose bakora amafaranga kandi banaguha dore batangiye no kuguhamagara bo muri Amerika no muri Amerika like umva nyine ndetse kumwitaba sibyo turagura iki se muri abo nyine mu 20 twaguramo umuceri sibyo umuceri kawunga n'ibishyimbo tuzara kubifata tuguremo amakara sibyo ndakikindira sibyo n'amavuta tuzajya dukaranga ibishyimbo gusa nese ubwo uzajya ugura ibyanga ko n'ibihumbi 20 umuceri ibiki byose mani tuziyaranje kanze nshaka ikinyamerika nkora hatatabi sibyo mwana we hamagara abantu baguha amafaranga mani reka ibintu by'imiti iminsi 10 ni myinshi hano ugiye kumva ibintu ngabyibura tekereza urumva ku munsi twajya turya amafaranga angahe never no ubungu bona nyenzo ashaka kutubwira ngo ashaka amafaranga yi wamubwira ngo iki ngo tumwe bakudana ntabwo umuha amafaranga ye mani reka ibyo none nge ubungu ndumva mfite udutwenge twinshi ntabwo ndi lockdown komeza twenge cyangwa rubanza kubarira mushiki wawe ari ibibazo iminsi 30 y'agateganyo mani tugeze kuba ibiryo biri hano nta biryo bihari iminsi 2 yahe sara ubwo uheruka gukora ari ndumbaza amafaranga yandi banki ngiye duhagaze amafaranga ye mu aho uryamye yarasubiye ahagazeho kurashya dosiye mani ni amafaranga 2000 na 3 bya biri mu Rwanda ubwo byose hamwe ni 5 so uriya mugore wawe nabonye umeze kuri urabona arajya woroshya ibyo 5 ndaje muri ku buryo tugiye kubira ibyo ngibyo tubyihore byumva 5 umwana tubyihoreze njye mfite ikibazo cyane nzajya ndara kandi ikindi wanyumvisha mwana turara reka niriya kantu kamwe turabipanga nyuma ya wallahi baba nibyo kama nanjye kurama ntabwo wanseka ko ni kwa lenge nta bintu by'abantu n'uzi ko ndibugene mu ubase mubwire manika ko mubwire bro ibibazo kimwe saho manze mumva kandi nagarida n'ibyo mu biyanza kuba naje sibyo kuba winjije cyane sibyo ndambwira umva wanza uzi wa active duturanya inyuma mbega bati bari bateguye umva mukanya Henry Bokoka w'umuhondo
nyine w'inzobe yandi pika byatari none ndi kwibaza bazajya bamusangira agaselekisiyo nyine ahubwo se ubu wese nagize amahirwe ubu ngubu ntabwo wari kubishyira muri lockdown hari ahantu wagiye umwana wo kwa pasiteri ndakwiyama pasiteri se ni wowe uri pasiterine mva nyine papa wawe ni pasiteri ariko ntabwo uri pasiteri ejo nzajya gutora ubusurira mama naho ukuntu yaje yambaye bebe nyine yari yiteguye kwanza umuntu waje sibyo nanjye kumubeshyerera atarabimenya sibyo ni ukuvuga lockdown yatangajwe ariyo ariko nawe ni akabici wese gutya ajya ntariba ariko serivisi mari yese bari gutanga icyo bitwaye okay fine dore nimero yo hanze iranyandikiye neza mani wohereza message amafaranga ejo bayohereza nzajya gutora ubusurira share k'ibyo bivana cy'ubusura aho bagenda kuvuga ibintu bifite inyungu amabare nkirira kuko ugiye muri runo amani nawe ngiye kubana n'abantu bameze nkaho ngiye birandambiye nese ubusura nibwo uzajya ugenda urarira mani tuzarya nese ubundi gute nta mafaranga ufite ntabwo wari umaze iminsi ukora nayanguze nk'urukweto ubwo ngubwo uzajya urarira ese bro bari uko ugendeje se nzemereza agatara mani z'imitara nzimye zimya nyine niryamye ese ubundi waje tukararana uyu munsi uramenye utazakora amahano umukobwa ciao good night ariko wahise sangiye ntabwo ndi buryame mani ejo niwo munsi nzaryamira mani z'imitara iby'ejo tuzabibara tugezeyo sawa ariko ako gakuru rero ugatekerezaho mani